Ah ouais, ok, c'est bon. Okay. Inshuti bavandimwe mukurikiye iki kiganiro, twongeye kubasuhuza. eh, Turagira tuti dufite umutumirwa uri butugezeho, eh, uri budufashe gukora iki kiganiro gifite umutwe ugira uti jenoside intwaro simusiga ikomeje kwararika imbaga. Muri make rero reka mbagezeho umutumirwa wacu abanza twibwire. Urakoze cyane Augustin, nitwa Christophe, nkaba ari njye tugiye gufatanya muri kino kiganiro, nkeka ko ari n'ikiganiro cya mbere tugiye gukorana. Nkaba mperereye ahantu hitwa Mayotte. Nshuje kandi n'abazajya bakurikira ibiganiro tuzajya dukora kandi bahawe ikaze. Murakoze cyane. Urakoze bwana Christophe. Kandi rero abantu mutuye mu birwa twamenye ko mumaze iminsi ibibazo bitoroshye, mukomeze kwihangana. Eh, muri Yeah, muri iki kiganiro rero, ndagira ngo nkubaze ese ubona jenoside yarateguwe nk'uko bivugwa n'agatsiko? urakoze cyane Augustin. Mbere y'uko nsubiza iki kibazo, hari ibintu nshaka kubanza kwibutsa abantu badukurikiye. Ubundi jenoside yabaye mu Rwanda, imaze kugeza ubu imaze guhindurirwa izina cyangwa se inyito inshuro zigera muri 3. Ibyo ngibyo ndumva turi buze kubigarukaho mu kiganiro. Ibi bikaba ari ibintu bigaragaza ko n'abantu bayihaga iyo nyito nabo ubwabo basa n'abari bari mu cyuka. Hanyuma rero igisubizo cyanjye kigufi kiragira kiti ntabwo nemera ko jenoside yateguwe. Impamvu ituma mvuga bino bintu ni iyi: ntabwo ku myaka mfite jenoside yabaye mfite ubwenge, nta munsi n'umwe nari narigeze numva ijambo cyangwa se umuntu uvuga ijambo jenoside, cyangwa se uvuga ko hari abantu, hari igikorwa giteganyijwe mu Rwanda kizakorerwa abaturage runaka. Sinari narigeze mbona umuntu n'umwe wigeze yigisha abantu ababwira ati hari igikorwa giteganyijwe n'urugero abaturage muzakitabira, kizakorwa n'ubwoko n'ubu. Ni ukuvuga njye jenoside nayimenye irimo kuba, kandi mpamya neza ko n'abandi banyarwanda benshi hafi 99% bamenye jenoside ari uko irimo kuba. N'ikimenyimenyi ku ikubitiro abantu bahungaga igihe ubwicanyi bwari butangiye muri 1994, hahungaga abaturage bose muri rusange. Hanyuma ndagaruka inyuma gato rero cyane cyane mbwira abantu bakigendera ku bintu by'amoko. Ubundi mu Rwanda hari ubwoko butatu. Ibi bintu nta muntu wabihakana kuko ni ibintu twakuriyemo, n'uwavuga ko bitariho sinzi ubwo aho yaba areba. Ariko ayo moko atatu ari y'Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Abahutu n'Abatutsi nibwo bwoko bwari bwiganje cyane. Hanyuma rero uko amateka atwereka ibi, uko ubuyobozi bwagiye bugenda busimburana, bwagiye bugira abantu njye nise aba extremiste, abahezanguni. Abahezanguni rero hari uburyo babonaga kuba bashobora kugundira ubutegetsi cyangwa se bagakandamiza abantu bifashishije ubwo bwoko. Ibyo ni ibintu byakorwaga n'abantu b'abahezanguni bo hejuru,
ariko abaturage hasi, rubanda rugufi, ibyo ntacyo byari bibabwiye. Rero abo bahezanguni bagerageje gukoresha ikintu nge nise akangonono cyangwa se akantu kari hagati y'abahutu n'abatutsi. Nge mpamya ko katari no kugira ikintu gatwara iyo hataza kuba abahezanguni n'ubundi bifashe bagendeye kuri ayo moko bagakongeza umuriro. Icyo nacyo naza kukigeraho. Ndatanga n'urugero, abahutu n'abatutsi mu bihugu duturanye barahari, Burundi, ariko se ko batarica ntibabanye nabo? Ako kantu ko kumva ko umwe ari umuhutu undi ari umututsi barakagira. Ni ukuvuga hagize naho umuhezanguni uhaguruka akavuga ati reka mfate iturufu y'amoko njyanisha abantu, ashobora kubigeraho bitewe n'uburyo yabikora. Rero turi ku ngingo ivuga turi ku kibazo kivuga ngo jenoside yarateguwe. Jenoside yateguwe, ahubwo habaye iki? Habaye umuntu nge mvuga mpamya nshinja ni Kagame wakoresheje ka kantu kari hagati mu bahutu n'abatutsi arakitwaza akongeza umuriro. Ndasubira inyuma gato. Abantu bavuga ngo abatutsi bari banzwe mu gihugu, ngo barahizwe, ngo barameneshwa n'iki. Kagame yavaga Uganda agasura famiye ye mu Rwanda, agasubirayo amahoro, nta muntu muvuze, nta umucire, nta umugize gute, nawe arabyivugira. Harya ubwo uwo Kagame ntibicyo gihe bataramwakwe kandi bari bazi ko yari umuntu ukomeye? Iyo jenoside yategurwa kuki iyo bari kumureka? Ese kuki bamurekaga? Nuko abo bahutu bateguye jenoside batari bari mu gihugu? Tujye dutekereza turebe. Hanyuma jenoside ukuntu yatangiye rero, ubundi jenoside yatangijwe na Kagame gute? Hari ibintu bita mass killing zagiye ziba, cyangwa se ubwicanyi muri rusange bwagiye buba. Ndavuga muri Byumba, ahahoze ari zone tawe, ubwicanyi bwa Kivuye, abari abakozi bakoraga ku kibuga cy'indege i Kanombe, abo bose bagiye bicwa n'inkotanyi, ndetse n'abandi batandukanye bagiye bicwa hirya no hino mu gihugu bikozwe n'inkotanyi. Byabaga mbere y'uko jenoside iba. Ibyo bikaba byari mu rwego rwo guhembera umujinya, gushaka kwatsa umuriro mu baturage. Bikaba byararangijwe n'iki? No guhanura indege. Nabyo byakozwe na FPR ya Kagame, byakozwe na Kagame. Ni ukuvuga rero ibyo bintu ntabwo abanyarwanda kugira ngo babyumve, uri mu gihugu yego harimo ababyumva, harimo n'ababizi, ariko ntibashobora kubivuga kuko uwateguye ubwo bwicanyi niwe uri ku ntebe, niwe uyoboye. Ni ukuvuga ngo afite uburyo yateguye, yabigishije amateka, uburyo ashaka kugira ngo iyo jenoside ikomeze ibe iturufu. Akaba ari nacyo kintu gituma kugeza n'uyu munsi abanyarwanda babayeho mu bwoba bumwe budashira kubera icyo kintu. Ni ukuvuga uwacitse ku icumu rya jenoside ajya kuvuga ati ninjye wakurokoye, nuvuga ndagufungira umugati. Noneho umwe utararokotse jenoside ashaka kuvuga bati mwishe abantu mwarabamaze muri ntiyarahaba, akarusha akarumira. Ngubwo ubuzima abanyarwanda babayeho. Hanyuma ngiki kintu nge kinyereka ko iyo jenoside itateguwe. Hanyuma ndahita nongera ntabwo urundi rugero rwa vuba ikigaragaza ko iyo jenoside ari Kagame wayiteguye. Mureba ahantu ageze muri Kongo kuva 1996, sibwo muri Kongo batangiye kuririmba jenoside, nyuma y'uko Kagame akandagiye muri Kongo. Ariko mbere ibyo ntibyavugwa. Abahutu n'abatutsi barabana n'ikindi. Noneho abantu bari barahunze ubwicanyi bwo mu Rwanda, bari barahunze intambara, bageze Kongo, abo ashinja ngo ni FDL ngo yagiye gutangiza ubwicanyi, ngo yagiye gutangiza jenoside muri Kongo, bahabwaga akazi n'abo batutsi. Kagame avuga ko ngo bagiye kwica, nibo barabakoreshaga, barabanaga. Bamwe bari baranywanya, abandi barabahaye inka n'amasambu batuye. Icyo rero ni ikinyoma gikomeye kandi tugomba kurwanya.
murebe mu Burundi Kagame amaze kugerageza ibyo bya jenoside inshuro zingana, usibye ko yahuye abarundi bamubereye bamba, kubera ko ubu ngubu CNDD-FDD bamaze kunga ubumwe, bariyubatse, yabuze ahantu amenera. Ngicyo ni ndumva ari icyo nakivugaho mu buvandimwe ndumva twakomeza. Dusubiye inyuma gatoya, hari n'utuntu tubiri yenda ngira ngo yenda dusobanurireho neza kugira ngo abatwumva barusheho gusobanukirwa. Nkeka wari uvuze ku gihugu cy'abaturanyi Burundi, bavuga ko naho i Burundi habaye jenoside muri 1972. Yenda hari icyo waba ubiziho? Urakoze cyane Augustin. Ayo makuru njya nyumva ni amateka y'abarundi, njye ndumva ntashobora kubisobanura cyane wenda kurusha uko abarundi babisobanura. Buriya kugira ngo jenoside yemezwe hari inzira bicamo, ni imiryango mpuzamahanga ba ubusabe bw'abarundi bwumvikanye bikagaragara ko ari jenoside yakozwe, babidokimanta ikitwa jenoside. Ndakeka icyo gihe ari abahutu bicwaga. Nanone nsubiye inyuma, buriya ntago sinshobora kwemeranywa n'umuntu uvuga ko mu Rwanda hatabaye jenoside. Mu Rwanda habaye jenoside, abatutsi barishwe, barahizwe, baricwa, iyo ni jenoside. Ariko inyito yo kuvuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi, buriya numva hari abantu iryamira. Wa muhutu, abo ni bande? Wa muhutu utaravugaga rumwe n'ubutegetsi, baba za nzirakarengane zindi zishwe n'ingabo za FPR, abo bantu batibukwa, abantu babujije kwibuka babo, nabo ni inzirakarengane zishwe. Kandi ndakeka abapfuye muri ubwo buryo ari benshi kurusha abatutsi bishwe mu gihe cya jenoside. Ndumva aricyo nabivugaho. Urakoze cyane. Nibyo rwose, nta muntu washidikanya habayeho jenoside, ariko byatangiye bavuga ko ari itsembabwoko n'itsembatsemba, nyuma babihindura jenoside yakorewe abatutsi gusa. Kuba hari abantu baryamiwe, nibyo rwose, hari abantu baryamiwe. Ubwo rero yenda twizere ko bizageraho iby'abo bantu batavugwa nabyo bikajya ahagaragara. Hari akandi kabazo kugira ngo genda n'abandi bantu barushaho kubyumva neza. Hari ahantu bavuze ko uko ubutegetsi bwagiye bukurikirana harimo abahezanguni. Hari abantu bashobora kubyumva nabi. Nibyo koko ubwicanyi bwarabaye, haba muri 59, haba muri za 73. Ibyo ntawe ubihakana kuko n'abapfuye amazina yabo arahari. Ariko hari uburyo yenda babisobanura niba ari detaye waba ufite. Murakoze. Ikibazo cy'abahezanguni rero, buriya yewe ubu ntabwo ndi mukuru cyane, ariko abahezanguni babayeho ndabazi, hari abo nzi. Ndafata urugero rw'umugabo bitaga Ngirumpatse, ndakeka, cyangwa se reka mfate umuntu nakwita uri populaire uzwi n'abantu, umuntu bitaga Kantano. Ni ukuvuga abahezanguni muri rusange ni abantu batekereza nka ba Kantano. Umuntu ushobora kwicara kumva ko yahamagarira umuntu kwica undi kuko wenda hari inyungu abona zishobora kubaho. Uwo muntu nawe kandi akaba yari afite undi wari umuri inyuma w'umuyobozi nawe w'umuhezanguni, washoboraga kuba yifuza ko abo bantu basubiranamo cyangwa se abo bantu bakwicwa kugira ngo abashe gukomeza kuyobora. Ni ukuvuga abo bahezanguni babayeho na n'ubu barahari. Abahezanguni barahari. Dufashe urugero mu Rwanda ubu ngubu rwose, nge hari abantu bitwa intore, njya mbona birirwa bandika bavugira agatsiko, bari ni abahezanguni. Hari izina rijya rikunda kungaruka mu mutwe ry'umuntu bita Mariya, wicaye akavuga ati abahutu n'abana b'imbwa bahatswe imyaka 400.
uriya n'umuhezanguni nuvuga abantu nka bariya rero babayeho n'iki gihe baracyariho. Abo rero nibo barimo gusenya sosiyete nyarwanda, ari nacyo kintu twebwe tudashaka. Nibuka ko hari igihe twigeze kubaho mu Rwanda ikintu cy'ubwoko twaragiciye amazi, tubifata nk'ibintu bisanzwe, kumva ko umuntu ari umuhutu ari umututsi ni ibintu biri aho umuntu atabirya, ahubwo umuntu icyo areba ari iki? Ubuzima bwiza. So rero iki noneho ngarutse inyuma, hari ikintu wari ukomojeho cy'abantu bapfuye bagiye bapfa mu byiciro bitandukanye. Buriya abantu bagiye bicwa guhera muri za 59 kurinda kugera muri reka 90 ntabwo nayishyiramo, ariko ku ngoma ya mbere ba Kayibanda ndetse na Habyarimana, biriya byakorwa n'abahezanguni, kuko ibyo nta nubwo byari ibintu bya hutututsi cyane. Aha ndisobanura nk'ibintu byabaye muri 59, ntabwo navuga ko ari ibintu bya hutututsi cyane, ahubwo njye nabishyira kuri repubulika n'ingoma ya cyane. Hari abantu bari abatoni ibwami, babonye ingoma ya cyami ivuyeho bumva ko bahombye batsinzwe, bahitamo either gukurikira umwami cyangwa se kugumana na repubulika. Hari n'abandi noneho bifuzaga repubulika bavugaga ko batsinze. Muri abo bifuzaga repubulika bavuga ko batsinze harimo abahutu n'abatutsi. Muri abo bari abatoni b'ibwami bari babajwe n'uko ingoma ya cyami igiye, harimo abahutu n'abatutsi, n'abantu bari bavanze. N'ikimenyimenya abantu ikintu bagomba kwitondera kandi bakirinda no kubeshya cyane, uburyo abantu bahunze 59 ntabwo ari uburyo navuga ko abantu bahunze kubera ko barimo kwicwa birukankanwa. No, abantu baragendaga ku mihanda, abantu bakababona bagenda ku manywa y'ihangu bashoreye inka n'abana. Umuntu uhunga intambara, umuntu uhunga ubwicanyi mu gihugu, ntabwo yagenda ku mugaragaro, yaba atinya ko bamufata bakamwica bakamugira nabi. Ariko bafataga umuhanda bagashora inka bakagenda n'abana bakambuka bakajya Uganda, hari n'abo bajyaga Kongo. Fashe urugero, bagereranya abantu bahunze 59 n'abahunze 94, barebe ko iyo mihungire ari imwe. Abantu birukaga bapfa inzira zose, amasasu y'imihoro y'iki ubuhiri, bajye birinda kubisanisha n'ibintu byabaye 59. Nk'ubu nibuka najyaga nganira n'abasaza, umuntu akakubwira ati ngiye 59 rwose, abantu turanye baraje barambwira bati yewe, ati twumvishe mu gihugu hari ibintu birimo kuvuga ko hari abantu bashobora kuba badakunzwe. Ati rero buriya nawe urareba ushatse ubu urebe ahantu ugiye wikinge, nyuma nibirangira tuzaguhamagara ugaruke. Nibyo hari nuvuga ngo harimo ikintu cyo kuvuga ese ingoma ya cyami niba igiye, twe twari abatoni n'abantu bacu, ese biragenda gute? Hanyuma ese tuzabana na bariya abantu bifuza repubulika kandi bavuga ko ngo twari twarabakandamije igihe kirekire n'iki? Urumva n'icyo kintu cyari kirimo. Ari naho mpera mvuga nti ese iyi 59 birabaye, abatutsi bahunze n'abasigaye mu gihugu abenshi ni abana. Kuki abo bantu bifuzaga repubulika bataje ngo bice abatutsi bari basigaye mu Rwanda, bikajya gufata iyo myaka yose kurira kugera 94? Hanyuma 72 abantu bicaye n'abantu barwaniraga ubutegetsi, nabyo ntago byari hutututsi, ahubwo byari ibintu bijyanye n'uturere ndakeka kurusha uko byabaho tututsi. Abanyenduga, abakiga, nibyo nabo baheza nguni. Ahubwo ndanasaba abantu bigisha amateka, ariko mu Rwanda ntabahari, kuko amateka bigisha ni amateka bahawe nta ba Tito bajya kubeshya abantu na ba Kabarebe batazi amateka y'u Rwanda. Na uko bavuga ibintu siko bimeze. Hari akandi kantu njya nibuka, hari ibintu byajyaga bibaho by'imyigaragambyo mu mashuri yategurwaga n'abana b'abatutsi. Iyo myigaragambyo yabaga iri sponsorize n'Inyenzi. Kuki abo bana batabica? Nibuka mu Bugesera hayobora mu burugumesitiri bitaga Munyandamutsa, niba nibuka neza, yigeze gushaka gusura agace aho za Bugesera,
abatutsi barivumbura baca ikiraro banga ko hagera. Iyo baba bashaka kwica abatutsi ntibaba baragiye bakabamara. Ni ukuvuga guhera 59 reka wenda bariho mpera kugera 94 abahezanguni bari bari mu Rwanda ni abantu babaga bifitiye inyota y'ubutegetsi, ntabwo ari abantu bijandikaga mu bwicanyi bw'abaturage ba rubanda rugufi. Kuko urebye neza nta bwicanyi bugambiriwe ngenzi bushobora kuba bwarakorewe rubanda rugufi muri iyo periyode, ku buryo abantu bagenda bakavuga bati tugiye kwica abatutsi tubamare. Ni nayo mpamvu mvuga nti iyo jenoside ntiyigeze yitegurwa, kuko iyo yarateguwe tuba dufite plan y'ukuntu bari barateguye igikorwa kizagenda guhera kuri A kugera kuri Z. Ibyo rero ntabwo biriho, ahubwo hari Kagame wa profisi kangonono kari hagati y'abahutu n'abatutsi yatsa umuriro, hanyuma ubwicanyi buratangira. Ari nayo mpamvu mvuga ko igihe cyose Kagame azaba avuye ku butegetsi azabazwa byinshi. Urakoze cyane. Urakoze cyane bwana Christophe, rwose tubwiye amagambo meza cyane kuri ayo mateka. Ariko yenda dusubiyeho inyuma gatoya, hari akantu nibutse ariko yenda ntazi neza niba yenda ushobora kuba hari icyo ubiziho watubwira. Numvise ko habaye muri za 62 ikintu bita amnesty, bagirira imbabazi abantu bari baragiye mu bwicanyi, abantu nabo babitaga intore z'ibwami. Uzi ko hagiye hicwa abantu ba Secyugu, hari abantu bagiye bica bavuye mu misa. Icyo gihe bimwe byatangiye ari umunsi w'abatagatifu. Ubwo rero abo bantu bagiye bica abantu aho za Gitarama, mu Marangara, ibwami hari i Nyanza. Barafashwe barafungwa, noneho kugira ngo batange independence abo bantu bagiriwe imbabazi. Bamwe ngo baranarekuwe, bamwe bahita bakomeza inzira y'i Bugande. Nigeze kumva na Marara hari umuntu avuga muri famiye ye ushobora kuba ari umwe mu baba barishe Secyugu. None se icyo kintu cya amnesty hari ikintu biziho, hari andi makuru wadusangiza? Urakoze cyane. Ntabwo ubundi amateka yo muri biriya bihe ibintu byagiye biba, ntabwo mfiteho detaye nyinshi cyane, ariko icyo kintu cya amnesty cyo nigeze kumva bakivuga ko byabayeho, abantu bari barakoze, bari barijanditse mu bwicanyi bakababarirwa. Icyo gihe umuntu wabikoze icyo yashakaga ni iki? Yashakaga u Rwanda rutuwe n'abanyarwanda bishimye kandi babana mu mahoro, nta kindi. Ndumva nta kintu cyinshi kinini nabivugaho, kuko ni amateka hanini, nabyita nka event ziba zaragiye ziba zidafite ikintu kinini cyane, ku buryo byaba ari ibintu byabaye populaire mu mateka y'u Rwanda bikavugwa cyane. Ubundi akenshi ibintu mba mfiteho amakuru ni nk'iriya biriya bya 59, 72, hanyuma na guhera muri za 90 kuzamuka. Yenda ikindi kibazo cya kabiri nakubaza kijyanye n'umuco wacu, utekereza iki ku gikorwa cyo kwibuka muri iki gihe? Urakoze cyane Augustin. Kwibuka rero nta bintu byinshi ndi bubivuge, kuko n'abanyarwanda barabizi. Twibuka uko FPR ibishaka, ntabwo twibuka uko twe tubishaka, uko dutekereza ko twagombye kuba twibuka abantu bacu.
kuko iyo biba ngombwa ko twibuka mu buryo bwacu, tuba tubona n'izindi nzira n'abandi bantu bafite ababo bishwe ku maherere bibuka rwose. Nk'ubu nagira ngo nkubwire ko ntabwo abacitse ku icumu bose ariko bashimishijwe no kubona amagufa y'abantu babo yanagaye mu museso. Hari abumva batekereza ko bashobora kubashyingura mu cyubahiro, bakabashyingura ku masambu nk'uko byari bisanzwe mu muco nyarwanda. Ntabwo ibi ngibi bishatse kuvuga ko ndimo kurwanya inzibutso, ariko ntabwo ubu dufite uburenganzira bwacu ku giti cyacu bwo kwibuka abacu. Twibuka bitewe n'uko Kagame abishaka cyangwa se leta y'agatsiko. Kuba ubu tuvugana, hari umudamu nibuka yari afite umugabo bamwishe muri jenoside, noneho na famiye y'uwo mugore, ise, nyina, bene nyina bose baricwa, ariko yigeze kuza kugera igihe sinibuka umwaka neza, ashaka kujya gushyingura abantu be mu rwibutso, banga ko abashyinguramo ngo bari abavura ntibari abatutsi. Urumva? Ni ukuvuga ngo uwo muntu ni ukuvuga ngo iyo agiye kwibuka, aba agiye kwibuka inde? Aba agiye kwibuka abatutsi. Ubwo famiye ntiyayibuka cyangwa se ayibukira mu cyumba iwe, ariko ntashobora kubivuga ku mugaragaro. Ntashobora kwicara avuga ati mfite abantu bazize jenoside, data, mama, barumuna banjye, bakuru banjye. Ni ukuvuga ngo twibuka uko agatsiko kabishaka, ntabwo twibuka kubera ko twebwe tubishaka. Ari nayo mpamvu iyi jenoside ni iturufu yabereye ubuki Kagame kugira ngo akomeze ateze umutekano muke mu karere ndetse no gutera ubwoba, gushyira ubwoba ku baturage. Urakoze cyane. Urakoze cyane rwose Bwana Christophe. Ndizera ko yenda burya nta butegetsi buhoraho igihe cyose. Ndumva Kagame azageraho nawe aveho, nk'uko n'abandi bagiye bavaho, abandi badiktateri bagiye bavaho. Ubwo rero ndizera ko nubwo abantu bababaye igihe kingana gitya, ariko ndizera ko Imana izageraho ikadufasha, ariko burya Imana ifasha uwifashije. Ndizera ko ariya mashyaka ya opozisiyo yenda azagira ikintu akora. Ubwo rero ndagira ngo nshimire kandi mubwire ko wenda ikindi gihe uzajya uba ufite akanya, ujya uza udusangiza ibitekerezo. Rwose burya ntabwo ari abantu benshi batinyuka kuza kuvuga. Hari abafite akababaro kabo, hari abagahisha. Ubwo rero rwose n'ubutaha igihe tuzabakenera rwose muzaze muduhe ibindi biganiro. Nkaba nkushimiye rero, ugira umunsi mwiza kandi mwihangana mu mayote muri, usuhuza abavandimwe muri kumwe. Ubwo naho ubutaha, murakoze. Urakoze cyane Augustin, naho ubutaha. Sawa, murakoze. Okay.